Bongeye kwirwa nanone murakaza neza kuri DT aho tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Ngewe umuhost wanyu Kaneza Adeline nkaba ndi kumwe hano n'umutume rwacu bita Timote. Mbere ya byose uko dutangira katumanze twicishe bugufi imitima dusenge. Twongeye kugushima mutanga bugingo, tugushimiye ubuntu bwa n'uburinzi bwawe wahabwa icyubahiro. Amen. Dushimye ko ukomeje kuturinda kabone nubwo turi abanyabyaha ariko urukundo rwa n'ubuntu bwawe bigakomeza kubana natwe wahabwa icyubahiro. Amen. Turakoretse muri kano kanya ngo uzubane natwe ibyo tuvugira hano ibyo dukorera hano bibe ari byo kuguhesha icyubahiro. Bana natwe ibyo ushima n'ibyo ubona byatugeze ku bugingo bwawe abyo duhana ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Urakaza neza. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi. Turashima Imana. Umeze neza. Turakomeye turashima Imana. Imana niyo itubeshejeho. Amen. Amen. Hano hari ibibazo abantu dukunda kwibaza nagize ngo tubanze tuze kuganiraho. Yego. Kugira ngo tubanze natwe ubwacu twiyugure tumenye ku byo tutazi cyangwa se n'ibyo tuzi n'abandi batabizi babashe kubimenya. Yego. Okay, ikibazo cyambere kiravuga ngo ni igiki cyemeza ko itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ari ryo torero ry'ukuri? Urakoze cyane kubaza iki kibazo. Ni ikibazo cyiza cyane ndetse n'abantu benshi bakunda kukibaza bibaza ko itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ari itorero ry'ukuri. Yego. Nkawe nk'umudventiste umunsi wa karindwi waba ubizi nubwo ari ikiganiro tugiye gukora, ariko ikiganiro nicyo kugira ngo gifashe abantu baza gusobanukirwa neza ko itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ari iry'ukuri. Ndagira rero ngo tuze kubiganiraho kuko ntabwo ari ikibwirizwa tugiye kubwiriza, ahubwo ni ikiganiro koko, ariko turebera mu byanditswe byera cyangwa se dufite ibihamya biboneka mu byanditswe byera bitugaragariza neza yuko itorero ry'Abadventiste ari itorero ry'ukuri. Ndumva rero iki gisubizo cyangwa se iki kibazo twagishakira igisubizo twifashishije ibyanditswe byera. Ndaza kuza mu mateka y'iri torero ho gatoya, ariko mbanje gusoma ibyanditswe byera nk'uko tubisanga muri Yesaya. Ni igice cya 8 umurongo wa 20, kuko iki nicyo gihamya rukumbi kiduhamiriza neza yuko iri torero ari itorero rifite aho rikomora inkomoko yaryo cyangwa se rifite rishingira imizi. Nanone tukemeranya ko iri torero rishobora kuba ari itorero ry'ukuri. Turabisoma muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Ni amagambo abantu benshi bakunze kwibaza, ndetse n'abasohoka muri iri torero nabo bakagenda bavuga ayo magambo aboneka muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Ni amagambo atubwira ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyahamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Aya magambo Yesaya yavuze igihe yarimo guhanura cyangwa se igihe yarimo kubwira ubwoko bw'Imana, ndetse igihe yarimo kubabwira ko Mariya azabyara umucunguzi. Nuko mu gice cya 7 harimo amagambo avuga ngo Yesaya ahanura umwari uzabyara Emmanuel cyangwa se Imana iri kumwe natwe ari we Kristo. Nuko aya magambo yavuga ashobora n'umwuka w'Imana agaragaza neza yuko aba bantu cyangwa se abantu bazaba bakiriho uyu munsi wa none cyangwa se abantu bazaba ariho icyo gihe Emmanuel navuka, bagomba kuzaba bafite ibihamya bihamya ari amategeko y'Imana ndetse no guhamya kw'Imana. Kigeretse kuri icyo, igihe cyose abantu batazavuga ibijyanye n'iby'aya mategeko cyangwa se n'iby'iki gitabo kivuga iby'amategeko, icyo gihe nta museke uzabatambikira. Uwo museke rero wavugwaga ni Yesu Kristo, niwo museke nk'uko tubisanga mu nzandiko z'intumwa, aho banditse bavuga ngo Yesu Kristo ni inyenyeri ibandurira mu ruturuturu cyangwa se ibandurira mu mitima cyangwa se ibonekera mu mitima yacu, ikaboneka mu gitondo cyangwa se mu ruturuturu mu masaha ya mu gitondo ya kare. Bivuze ngo iyo Kristo abonekeye mu bugingo bwacu, icyo gihe mu by'ukuri ubugingo bwacu nibwo buba butangiye. Iyo Yesu Kristo avukiye mu bugingo bwacu nibwo ubugingo bwacu buba butangiye, cyangwa se niho tuba twiswe abantu. Mu gihe rero Yesu ataravukira mu bugingo bwacu ntabwo tuba turi abantu, ahubwo umuntu aba umuntu ryari igihe Yesu Kristo avukiye mu bugingo bwe. Rero iri torero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi, impamvu mpamya ko ari itorero ry'ukuri ni uko mu mateka yariranze tuyafatira ku mateka y'intumwa.
intumwa ubundi nicyo gihamya neza yuko iri torero ari ry'ukuri. Ese intumwa zaranzwe n'iki? Ni iki cyaranze intumwa? Nitujya mu nzandiko cyangwa se mu rwandiko rw'ibyakozwe n'intumwa, ni igitabo umugaragu w'Uwiteka bita Mariko. Uyu nguyu ntabwo yari intumwa, ariko yabanye n'intumwa za Yesu Kristo. Noneho muri uko kubana n'intumwa za Yesu Kristo abana nazo mu ntangiro, mu gihe cy'akarengane barabana, ageza n'igihe rero nawe umwuka w'Imana amugenderera, yandika igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ndetse yandika n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka nk'uko tubisanga mu byanditswe byera cyangwa se mu nzandiko enye. Rero nitujya mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa no mu gice cya kabiri, turaza gusanga ko intumwa zubahirizaga isabato. Iki akaba ari ikimenyetso nyamukuru kitwereka yuko iri toro ryacu naryo rifite cyangwa se rishingira ku ntumwa n'abahanuzi. Abahanuzi bubahirizaga isabato cyangwa se baruhukaga ku isabato. Urugero Yesaya, reka mpere ku bahanuzi kuko intumwa zaje nyuma y'abahanuzi. Yesaya 58 muraza kuhasanga ko hari igihe Yesaya yavuze iby'amasabato. Ese kuki yavuze iby'amasabato kandi twumva neza yuko abantu benshi bakunze no kuvuga ngo isabato yararangiye ngo yavuyeho? Ese kuko ni ukuri? Reka turebe ibyanditswe byera icyo bitubwira ku bijyanye n'isabato. Nidusoma igice cya 58 cya Yesaya, cya 59 cya Yesaya, ari kutubwira ngo nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha. Ntube ikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Bivuze ngo niba abahanuzi babihamije neza yuko isabato, bavuze iby'isabato bakavuga ko ntugakandagire isabato, uzayeze, uzayubahiriza nk'uko Imana yayishyizeho, nk'uko Imana yubahiriza cyangwa se Imana yayubahirije, bivuze ko isabato ni ikimenyetso byo byonyine rukumbi gihise kitugaragariza neza yuko iri toro naryo ryubahiriza isabato. Iki ni ikimenyetso kimwe rukumbi kitugaragariza neza yuko iri torero ari iry'ukuri. Kuko aya magambo yanditse ahangaha, niba tubwiye ngo nuhindukira ntukandagire isabato, iki ni ikimenyetso kitugaragariza neza yuko iri torero naryo mu mahame rifite ya ngombwa cyangwa se y'ingenzi rifite isabato. Iki ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri mvuze ku bahanuzi, reka tujye ku ntumwa. Intumwa nazo iminsi yagiye ikurikira zikiri kuri iyi si, Yesu amaze kujya mu ijuru, intumwa nazo zaruhutse ku isabato. Ese koko niba zararuhutse ku isabato n'abahanuzi bakabivuga, ese kuki abantu uyu munsi wa none basoma ibyanditswe byera cyangwa se basoma Bibiliya, kuki bo uyu munsi wa none badaha agaciro iby'isabato? Ikibazo rero mwabajije ni ikibazo cyiza cyane kibasha gutuma abantu basobanukirwa n'impamvu iri torero Imana yarishyizeho. Kuko iri torero unarebye n'amateka yaryo ryavuye kure cyane, riva ahantu hatandukanye, ndetse Imana yagiye irikura ahantu mu ngeri nyinshi cyangwa se mu bantu benshi batandukanye b'ubwoko butandukanye. Imana iragenda ibateraniriza hamwe, maze kubateraniriza hamwe baba ubwoko bw'Imana, bahinduka ishyanga ryera, ndetse bahinduka abantu bo kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye. Nk'uko rero nabivuze mu byakozwe n'intumwa, igice cya kabiri turahasanga umurongo wa 37. Ahangaha hari ku isabato, nuko baratubwira ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, abagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone uko mubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'Umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati, mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Iri jambo mwikiza ab'iki gihe biyobagiza ni ukwirengagiza ibyo bazi. Burya umuntu wiyobagiza atandukanye n'umuntu utagira icyo azi. Kwiyobagiza ni ukuvuga ngo ni ugukora ikintu nkana, cyangwa se ukanga kucyumva nkana cyangwa ukanga kucyemera nkana, ariko usanzwe
ukizi. Bivuze ngo intumwa uyu yari Petero, Yohana na Yakobo, nuko barabaza se n'iki twakora kugira ngo natwe duhabwe imbaraga y'Umwuka Wera? Nuko baravuga ngo nuko akomeza kubahamiriza, nta kindi kintu bahamirizaga ni amagambo menshi, ibyo bumvanye Yesu Kristo, abahugura babwira ati rero mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongeye ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. None nusoma amagambo akurikiyeho uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo, uraza gusanga kuri umurongo wa 43, umurongo wa 44 na 5 na 6 ndetse n'uwa 47, usanga ko buri gihe bateranaga ku isabato, ndetse no kwa mbere y'iminsi 7 bagaterana bari kumanyagura umutsima. Mu isezerano rishya dusangamo inshuro 84 zihamya iby'isabato. Rero mu gihe intumwa zaruhukaga ku isabato, dufite ibihamya byinshi nk'abadivantiste b'umunsi wa 7 mu byo twizera neza yuko izi ntumwa zageze ikirenge mu cya Kristo. Yesu Kristo niba yarubahirije isabato cyangwa se akayishyiraho, nubwo ngo n'intumwa zikubahiriza isabato, natwe tugomba kuyubahiriza. Reka nce mu ncamake rero yuko iri torero ryabayeho, kugira ngo twumve neza koko ko iri torero ryatoranijwe n'Imana cyangwa se iri torero ry'ukuri. Icya mbere muri ibi bimenyetso navuze, icya mbere harimo isabato. Icya kabiri kuyoborwa na Mwuka Wera. Gatatu ni ukwemera kugendera mu bushake bw'Imana cyangwa se ni iby'agakiza, gusobanukirwa n'inama y'agakiza, uko umunyabyaha yacunguwe, uko ijuru ryateranye rigacunga umunyabyaha. Ibi bintu bitatu ubundi nibyo bihamya neza yuko Imana cyangwa se iri torero Imana ariyo yarishyizeho. Mu mateka y'iri torero nihuse, itorero ryatangiye mu cya 844 mu gihe umuhanuzi cyangwa se umugore w'Uwiteka bita William Miller yari umukapiteni mu ngabo z'Abanyamerika. Ni umuntu wabayeho ahakana Bibiliya, ariko nyuma avuye asezerewe mu ngabo z'Abanyamerika, ageze mu rugo yasomye Bibiliya imyaka 2, aho dusanga neza ko yayitangiye mu cya 816 ayisoza mu cya 818, ariko mu kuyisoma ntiyaza gusobanukirwa neza. Ariko hari amagambo yageze hari muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, ariho natwe dushingiraho ku bijyanye n'ubuhanuzi. Ni amagambo avuga ngo, arabasubiza ati muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera bubone kwezwa. Aya magambo ngiye kuyavuga mu ncamake. 2300 birimo imigabane igera kuri 3. Umugabane wa mbere baje kwiga Bibiliya, baza gusobanukirwa, baza gusanga, ariko icyo gihe ndavuga ndi kwihuta, tuza gusanga uyu mugabane w'2300 iyi myaka tuyisanga nyirizina aho itorero ry'Abadivantiste ryari rimaze guhabwa ubuzima gatozi, cyangwa se ryari rimaze gushingwa mu cya 863. Niho dusanga neza ko iri torero Imana yari yariteguye rifitiye umugambi. Nuko uhereye muri 457 mu gihe cy'Abayuda mbere y'ivuka rya Yesu, Abayuda banyazwe bunyago na Nebukadinezari, bajyanwa i Babuloni. Bagezeyo bamara imyaka 70. Muri iyi myaka 70 bamazeyo bari mu buretwa, bakora uburetwa, ndetse cyane n'igihano cy'Imana kubera kutumvira amategeko yayo. Biba ngombwa imyaka 70 irarangira. Ari imyaka 70 kuko ku Mana umunsi ungana n'umwaka ni imyaka 490 cyangwa se iminsi 490, ariko ni imyaka 490 kuko umunsi n'umwaka birangana mu buhanuzi. Bamara imyaka 490, baraza bagaruka iwabo, basana Yerusalemu, aho mwumva Zerubabeli, uwo bita Nehemiya, baje gusana Yerusalemu n'aba Ezra. Icyo gihe rero bari bagarutse ku mugabane w'imyaka hafi 70 iri kurangira, ariko nyuma bamaze gusana Yerusalemu basubiyeyo bajya kuzana abandi bari basigayeyo. Muri uko gusubirayo rero, uyu mugabane wa 490 uri muri 2300. Rero kugira ngo ugere kuri 2300, ufashe 2300 ugakuramo 490, harasigara 1810. 1810 ni umwaka utangira muri 34 Stefano bamaze kumutera amabuye, ukagenda ukagera ku 1844, harimo imyaka 1810. Rero ubu buturo bwera bwagombaga kwezwa,
yari Yesu Kristo wari kuva mu wahera ajya ahera cyane kugira ngo atangire urubanza no kuvuganira intore z'Imana. Iri torero rero ryacu ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi niho ryahereye, ryatangiranye n'igihe cy'urubanza. Mu yandi magambo, uyu munsi wa none turi mu gihe cy'urubanza. Mu gihe rero turi mu gihe cy'urubanza, iri torero akariho ryatangiye. Iki ni igihamya kimwe rukumbi kigaragaza ko iri torero ari itorero ry'Imana, kuko Imana yatangiranye naryo. Ni Laodikiya, cyangwa se mu gihe cyo gucira urubanza isi, kuyicira urubanza. Rero Yesu yatangiranye n'iki 1844 atangira acira abantu urubanza ndetse no kuvuganira ubwoko bw'Imana mu ijuru imbere y'Imana. Niyo mpamvu iri torero ryatangiye mu 1844, kuko iyi myaka 2300 yari irangiye, Imana itangirana naryo. Rero icyo ni ikindi gihamya ko iri torero ari iry'ukuri. Rero ryaje rivuga iki? Ryaje icya mbere rivuga isabato, ryaje rivuga rifite amahame agera kuri 28. Ayo yose ntabwo twayavuga, ariko y'ingenzi ngiye kuvuga harimo Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Ni Imana mu butatu bwera. Hakabaho ihame ry'isabato, ihame ry'irema. Ayo mahame yose harimo ifunguro ryera, harimo isabato, harimo intambara ikomeye. Ayo mahame yose aratwereka neza ko kandi ashingiye ku byanditswe byera cyangwa se kuri Bibiliya. Ni igihamya kiduhamiriza neza yuko iri torero ari itorero ry'ukuri Imana yashyizeho kugira ngo irinyuzemo umuyoboro waryo, cyangwa se ribe umuyoboro kugira ngo rigeze ubutumwa bwiza ku isi yose. Byabaye birebire, byabaye byinshi, ariko byari ngombwa no kugira ngo ibi bintu tubivugeho. Iri torero rero riza, Imana yaritoranije mu matorero atandukanye. Harimo abapresbiteriyene, harimo ababatiste, harimo abametodiste. Iri torero Imana ikuramo abantu batandukanye bumvisha ubutumwa bwiza bwa kidivantiste bwo bitegura kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Bavuye mu matorero yabo, nuko baraza biyunga kuri iri tsinda ryavugaga kugaruka kwa Kristo. Nuko nyuma yaho Imana ibahereza umucyo w'isabato. Niyo mpamvu itorero ry'Abadiventisi uyu munsi wa none bemera umucyo w'isabato, kuko ni umucyo uboneka muri Bibiliya. Murakoze. Ndumva twaba tugarukije ahangaha. Ku kindi kibazo wenda cyazavuka abantu bazatubaza, twazabasha kubasobanurira. Ariko itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi aho rishingira ku bihamya biboneka muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana. Murakoze. Urakoze cyane. Aho ngaho byanzana ku kindi kibazo, nimba uko itorero ry'Abadiventisi ry'ukuri, kubera ko ku isi hari amatorero atandukanye, amadini atandukanye, kandi bose bizera Imana imwe. Yego, murakoze. Ubajije ikibazo cyiza, koko ni ukuri nk'uko nembikomojeho. Noneho ngiye kukijyanira rimwe. Iki kibazo kivuga ngo ese kuki ku isi hari amatorero atandukanye kandi bose bakitwa ko bizera Imana imwe kandi bagakoresha Bibiliya imwe. Uko iki kibazo ni cyiza kandi gishobora kuzafasha abantu benshi. Iri torero nk'uko nabivuze ryatangiye mu 1844. Ubundi iri torero ry'Abadiventiste reka mbyite ko ari itorero rije nyuma y'andi matorero menshi ya giprotestanti, ariko iri torero nubwo iri torero rya kidivantiste cyangwa se ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi rije risa naho rishingiye imizi ku baprotestanti, n'ubundi ni abaprotestanti kuko nabo nabahakanye bahakana inyigisho z'i Roma. Iri torero rya giprotestanti ryatangiye muri 538 mu gihe kurenganywa k'ubwoko bw'Imana kwatangirwaga n'itorero rya Roma. Itorero ubundi aho bihera ku itorero ry'intumwa. Itorero ry'intumwa ryabayeho mu kinyejana cya mbere, cyangwa se guhera mu mwaka, reka mbyite mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka w'ijana. Ni intumwa zabanye na Yesu Kristo, nizo zubatse itorero rya mbere, cyangwa se rigize itorero rya mbere ryo bita Efeso. Iri torero rya Efeso baribayemo, bahura n'akarengane. Noneho iri torero rimaze kurenganywa, bamwe baratatana bahungira mu bihugu bitandukanye, ariho n'intumwa zahunze zihungira mu bihugu bitandukanye. Haza kuvuka mu itorero bita Simuruna. Mu byahishuwe igice cya mbere turasanga ubwiru bw'amatorero 7. Iki kibazo reka tugisubize neza twifashishije ibyanditswe bigera, kuko ubaje ikibazo cyiza cyane. Hari ubwiru bw'amatorero agera kuri 7. Ubwo bwiru ni ubuhe? Ni ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9. Yesu abonekera Yohana ari Patimo. Uyu Yohana ari Patimo n'ubundi ni umwe mu ntumwa za Yesu warenganijwe azira guhamya Yesu Kristo.
bamutetse mu ngoro y'amavuta babona avamo ari umusore, yari uri umusaza avamo abaye umusore agize umubiri nk'uruhinja. baravuga ati uyu muntu nta kindi kintu twamukorera, ahubwo reka tumujyane ku kirwa cy'Ipatimo. Ikirwa cy'Ipatimo hari umubu ukurya ako kanya ugahita upfa, hari inzoka z'ubusabwe za scorpion n'ibindi, hari amafi abasha kurya abantu. Noneho bamujyanayo ku bw'agahimano bazi yuko azagwayo, ariko mwuka w'Imana aramugenderera. Muri uko kumugenderera yandika igitabo cy'ibyahishuwe. Rero ngaya magambo Imana yamweretse ari ku kirwa cy'Ipatimo. Jyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu ku munsi w'umwami wacu. Iyo bavuze ku munsi w'umwami wacu ahangaha bavuga ku isabato. Ahangaha ari ku isabato yari mu mwuka, Imana imujyana mu mwuka. Inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyohereze amatorero 7 ari muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamu, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Aya matorero 7 ntabwo ari amatorero 7 yabayeho mu gihe kimwe, ahubwo ni itorero rimwe ry'Imana ryabayeho mu bihe 7 bitandukanye. Itorero rya Efeso ryari itorero ry'intumwa. Itorero rya Simuruna naryo kari agace kagizwe na bamwe basagutse ku ntumwa cyangwa se babanye n'intumwa bahungira muri iri torero, cyangwa se bakora iri torero rya Simuruna. Aho Simuruna bahuye n'akarengane gakomeye cyane, bicwa urupfu n'agashinyaguro birenze kwemera. Noneho iyi Simuruna nayo ihura n'akandi karengane, abarokotse nibo bagize itorero rya Perugamu. Iri torero rya Perugamu rero ryaje guhura n'akaga ko ryaje guhakana ubwiru bw'Imana cyangwa se guhakana ijambo ry'Imana. Niho haje gutangira rero itorero rya Kiliziya Gatolika, ubwo ryari rimaze guhabwa ububasha no kuyobora isi, kuko Roma niyo yari iyoboye icyo gihe muri iyo myaka, mu myaka y'ijana, 150, 200 na 300 ni Roma yari iyoboye. Noneho uwo bita Constantine, umwami Constantine, aravuga ngo akarengane tugahagarike kugira ngo abantu be gukomeza kugira ubwoba. Aravuga ngo reka gahagarike. Muri uko kugahagarika yemera kuba umukristo, atari uko mwuka w'Imana yamutsinze, ahubwo abona ko abantu bagiye kurangira ku isi, bagiye gushira, bahamya Imana, ndetse abona ko bazarangira. Nuko arageze nyuma avuga ati aka karengane reka ngahagarike. Aravuga ati noneho nanjye nemeye kuba umukristo. Yemeye kuba umukristo, aravuga ati noneho nubwo mubatiza ntimuzambatiza mu mazi menshi, ayo mazi aranduye, ahubwo mufashe utuzi duke mu gikombe mukansuka ku gahanga, uwo mubatizo wabubaye. Kuko yari umwami w'abami. Ageze nyuma baravuga ati rero kuva ari umwami w'abami kandi utegeka isi yose, reka tubyemere. Bafata amazi mu gakombe baramusuka ku gahanga, ubwo nawe ngo byitwa ko agenje gute, ngo arabatijwe. Ariko umubatizo nyakuri ni ukwibizwa mu mazi menshi. Umubatizo w'amazi menshi babe barawirengagije, bahita bafata umubatizo wo ku gahanga, kuko itorero ry'i Roma ari ryo ryari rifite ijambo muri icyo gihe, ari ryo ryari riyoboye ku isi, ndetse n'umwami w'abami wari uyoboye Roma ari wari uyoboye isi. Nuko bahera ubwo ngubwo bemera itegeko rya Constantine, bemera umubatizo wo ku gahanga. Ni naho byaturutse rero abapapa bakurikiyeho cyangwa se babayeho. Umupapa wa mbere niwe washyizeho itegeko ryo kuvuga ngo abantu baruhuke, ngo Yesu Kristo yazutse kwa mbere w'iminsi 7, ngo niyo mpamvu abantu bagomba kuruhuka kwa mbere w'iminsi 7, kuko ariho umwami wacu yagenje gute, yazutse. Isabato bayirengagiza muri ubwo buryo, ariko abo muri iri torero rya Efeso na Simuruna ndetse na bamwe muri Perugamu bubahirizaga iki, isabato. Tugiye mu gitabo bita encyclopedia ya Katolike, tuhasanga igihamya kivuga ngo Roma cyangwa se Papa niwe wahinduye umunsi w'isabato, awushyira ku munsi wa mbere w'izuba wo gusenga kuwa mbere w'iminsi 7, kubera ko ngo ariho umwami wacu yazutse. Ngo naho ubundi Bibiliya ihamya ivuga ukuri yuko isabato ari cyo kimenyetso cy'Imana, cyangwa se ariho cyo gihe tugomba kuruhuka. Ndetse na Bibiliya ntagatifu irabihamya. Icyo ni igihamya, muzagenda mu bisome muri Bibiliya ntagatifu, nayo ntabwo yigeze kure mu isabato irimo. Bivuze ngo ni abantu bayishyiriyeho. Muri uko kuyishyiriraho rero, nihuse ku kibazo wavuze, ndi kugira ngo tuze kuri icyo kibazo tugisubize neza. Iri torero ry'Abadiventiste kugira ngo urize ryaje nyuma, ariko Kiliziya Gatolika niyo yabanje. Muri uko kubanza rero yakuyeho amahame y'isabato, ikuraho namwe mu mahame ya Bibiliya, bishyiraho amahame yabo. Muri ayo mahame yabo rero niyo yaje gutuma muri 538 akarengane gatangira, nabwo bari kurenganya ubwoko bw'Imana buruhuka isabato, ndetse buvuga ibijyanye na Bibiliya, cyangwa se buhamya amagambo, buvuga amagambo nk'uko yanditse muri Bibiliya, cyangwa se bakagenda nk'uko
bibiliya ibitegeka. Niyo mpamvu icyo gihe rero abantu Roma ibonye ko abantu bari gukurikiza bibiliya babuzanya gusenga ku isabato, babuzanya gusoma bibiliya. Niyo mpamvu muri kiliziya nta muntu wemerewe gusoma bibiliya uretse padiri wenyine. No ntago bafite igitabo cya bibiliya. Barayigira ariko uyigira ni umuyobozi ukomeye cyangwa se reka mbyite ngo ni nk'umukuru w'itorero w'ahantu w'agasantere runaka niwe ugomba kugira bibiliya, abandi mukaza gusa muje kumva. Nta muntu wemerewe gutunga bibiliya. Ukaza mu rusengero gusa uje kumva ibyo bari bukubwira ukabyakira utari buze kuburana. Amahirwe rero twebwe dufite, buri muntu wese yahawe amahirwe yo gusoma bibiliya. Iyo ugize ikibazo urambaza nkakubaza tugasangira ijambo ry'Imana. Ariko bo ntabwo ariko bimeze. Padiri wenyine niwe ufite ububasha bwo gusoma bibiliya. Urumva icyo ni ikibazo. Icyo kibazo rero ahantu gishingiye cyangwa se ahantu cyaje gukomoka naho ngaho babujanije bibiliya, aravuga ati abantu nibasoma bibiliya bazamenya ukuri. Nibamenya ukuri abantu bazatuvaho. Ahubwo reka tubuzanye bibiliya. Barayibuzanya, bamaze kuyibuzanya abantu bahera ubwo rero bajya gusenga gusa, ariko nabwo babatega gusenga ku cyumweru kuko ngo niho umwami yazutse. Baheraho hazamo n'imigenzo yo kwizihiza izamuka mu ijuru rya Bikira Mariya, bazana umugenzo wo kuvuga ngo Yesu Kristo yavutse ngo kuri 25 z'ukwa 12 kuko nta nahantu tubisanga Yesu igihe yavukiye ntabwo kizwi, kuko iyo bikiza kuba kizwi abantu bakagombye kuba baramye uwo munsi yavutseho kuruta uko bakwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibyo byose Imana yarabihishe kugira ngo abantu batazafata iyo minsi nk'aho ari yo y'agaciro kurenza uko Yesu Kristo ari we ufite agaciro mu bugingo bw'umunyabyaha. Ngaho rero ikibazo cyashingiye haza kuvuka abantu bahakana izo nyigisho z'i Roma zabeshyaga. Muri 538 rero nyuma y'ivuka rya Yesu cyangwa se Yesu amaze kujya mu ijuru, muri 538 hatangira akarengane kagejeje mu 1798 ku ngoma y'umwami Karoli wa gatanu wo mu Bufaransa, ari wo waje gukora amahano akuraho bibiliya barayifata yera bayimanika mu Bufaransa. Impapuro imvura irayinyagira, impapuro zigenda zicika ku buryo kingo icyo cyari gihamye kigaragaza neza yuko ngo baciye bibiliya itazongera kubaho byiteka. Mu byahisho igice cya 11 niho usanga bavuga ngo ni abahamya babiri bapfuye ariko barazuka. Abahamya babiri yari bibiliya baciye isezerano rya kera n'irishya ngo abantu be kuzongera kuyisoma. Ariko ndashimira Imana ko mu buryo na bibiliya yabonetse yagiye iboneka mu buryo butangaje. Ni abakecuru bagiye bayihisha, agateka umutsima akayishyira mu shashe akabumbiraho umutsima inyuma, noneho baza gusaka bakayibura. Ariko nyuma yaho abantu bamaze akarengane gasa naho gahagaze mu 1798 bibiliya zongera kuboneka. Abo bakecuru Imana nabo izabaho umugisha kuko nzi ko bazabona ubugingo buhora kuko barokoye bibiliya, ariko bwari ubushake bw'Imana. Ndakomeza nihuta rero. Icyo gihe muri 1517 haje umugabo bita Martin Luther, yari umupadiri. Mu gihe yari umupadiri aza kugwa kuri bibiliya, aguye kuri bibiliya arayisoma. Noneho muri uko kuyisoma kuko yari afite uburenganzira, urumva yari umupadiri, arayisoma yisomye aza gusobanukirwa n'amagambo batajyaga bababwira muri kiliziya. Ayasobanukiye umwuka wera ayarasiyeho cyangwa se amushoreye, aza gusobanukirwa ko bahenzwe ubwenge na Kiliziya Gatolika yuko idashaka ko bayoborwa n'umucyo wa bibiliya, ahubwo bayoborwa n'indi migenzo ya gipagani. Nibwo Martin Luther yiyomoye cyangwa se yikuye ku ngoma y'Abaroma, ahakana inyigisho z'i Roma. Nibwo yafashe amahame 95 ahakanya inyigisho za Roma, yemeranya amahame 95 yemeranya na bibiliya, avuga ngo dutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo ari imirimo dukora. Kiliziya Gatolika ukuntu ubugome bakoraga icyo gihe, iyo wabaga uri umukobwa ugiye gusaba imbabazi kuri za penetensiya. Penetensiya ni ukuvuga ngo ni ugusaba imbabazi z'ibyaha wakoze, ibyo uzakora cyangwa se ibyo wakoze uwo munsi n'ibyo uzakora mu gihe kizaza. Urumva ko nyine ayo mafaranga bashyizeho ni icyete, reka mbyite ngo ni urwandiko, ukabishyura ukishyura amafaranga. Urumva ko n'amafaranga y'indengakamere, wishyura amafaranga y'ibyaha wakoze ubushize, amafaranga y'ibyo wakoze uwo munsi n'ibyo uteganya kuzakora. Urumva anariyo mpamvu bavuga ko Kiliziya Gatolika mu gukira kwayo aya mafaranga yagiye yasahura abantu muri icyo gihe. None abantu kuko bavuga ati kugira ngo tubabarirwe n'Imana reka dutange ayo mafaranga. Noneho umukobwa kugira ngo ajye gusenga agere kuri padiri ababarirwa ibyaha cyangwa se umugore, hari amarembo atatu.
irembo rya mbere abari barinze irembo rya mbere kugira ngo bakwemere kugera ku irembo rya kabiri uri umugore cyangwa uri umukobwa mwabanzaga gusambana